wari uzi ko hari mudasobwa ishobora kuba 0 na 1 icyarimwe? Wari uzi ko se gusenya encryption yaba mu masegonda make iyi mudasobwa ishobora kubikora mu kanya nk'ako guhumbya? Wawe ikaze n'iki kiganiro. Iki kiganiro ni cy'abantu bagerageza gusobanukirwa no kwihatira kumenya ibijyanye n'ikoranabuhanga. Ikiganiro ni Imbumbe Knowledge. Nawe nge ndi Fiston Uwimana. Uyu munsi tugiye kuganira kuri quantum computing cyangwa quantum computer. Imbumbe Knowledge ni ahantu h'ubumenyi n'ubusobanuro bw'ibintu bitandukanye ku buzima, ubumenyi, imibereho n'amasomo y'ingenzi. Tugamije gutanga ubumenyi bufatika mu buryo bworoshye kumva, bituma abantu bamenya byinshi kandi bagira icyo bakora ku byo biga. Ni umuyoboro w'ubumenyi ufasha kumenya no gusobanukirwa ibintu bitandukanye mu buzima. Quantum computing ni uburyo bwo kubara bukoresha amategeko ya fizike ya quantum. Mudasobwa zisanzwe zikoresha bit cyangwa rimwe, ariko quantum computer ikoresha qubit. Qubit ishobora kuba 0 na 1 cyangwa 0 na 1 icyarimwe. Ibi bikitwa superposition. Ikaze neza none umusobanuro superposition, integrament ndetse na interference. Superposition, qubit iba mu myanya myinshi icyarimwe kugeza ipimwe, naho integrament, qubit ebyiri zishobora guhuzwa ku buryo ihinduka ry'imwe rifitanye isano n'iyindi niyo yaba iri kure cyane. Naho interference, quantum system ishobora kongera probability y'igisubizo cyiza no kugabanya ikitari cyo. Ngaho ngibyo ibigize iyi quantum computing. Amasosiyete ayoboye quantum computing ni nka IBM, Google, Microsoft. Ubwo hari muri 2019 Google yatangaje ko yakoze ikizamini cyiswe quantum supremacy. Hari logarithm yiswe Shor's logarithm yakozwe na Peter Shor. Iyi logarithm ishobora guca imibare minini cyangwa ikayica vuba cyane kurusha classical computer cyangwa kurusha zino mudasobwa zisanzwe. Ibi bishobora gusenya RSA encryption ikoreshwa cyane n'amabanki n'imbuga nyinshi. Ariko n'ibireba uyu munsi turacyari mu gihe cya noise intermediate scale. Quantum computing ishobora gukoreshwa mu gukora imiti mishya, risk analysis, artificial intelligence aribyo AI, ubwenge bw'ubukorano, scientific simulation no muri cyber security. Ariko nizizasimbura mudasobwa zisanzwe zikorera hamwe. Icyo tukwiye kumenya no mu Rwanda, nubwo tutari twajya iyi quantum computing, urubyiruko rugomba kwiga linear algebra, kwiga Python, kwiga quantum basics, gukoresha IBM quantum online. Naho nge na Fiston Uwimana. Ikiganiro ndabibutsa ko ari Imbumbe Knowledge. Niba ushaka ko dukomeza kugusobanurira ibijyanye na quantum computing, kandi subscribe, like, share kandi wandike muri comment quantum part 2.